Muraho neza, iyi ni Agribusiness TV Rwanda. Duturutse i Kigali twaje gusura, nk'uko mubibona twaje gusura greenhouse iherereye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Mwogo, kagari ka Kagasa, umudugudu wa Rubumba. Nk'uko mubibona iyi ni greenhouse, ni ubuhinzi bukorerwamo imbere mu nzu, especially bw'inyanya ndetse n'ibindi bihingwa bikorerwamo imbere mu nzu. Aha twageze twasanze abantu benshi, harimo abakozi, manager ndetse na the owner of it. Tugiye kwakira farm manager aho. Karibu. Uyu farm manager agiye kudusobanurira ukuntu ibintu byagiye bigenda step by step kugira ngo iyi greenhouse ishyirwe mu bikorwa. Turakwakira. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Yakagaba Alphonse, nkabandi farm manager muri SAIC. Muri Bibiliya umubwiriza ibice 11 umurongo wa 4 haranditswe ngo umuhinzi uhora yitegereza umuyaga nabiba kandi uhora yitegereza ibicu nasarura. Ni muri ubwo buryo twebwe nka SAIC twatekereje nk'uko abandi nabo babitekereje, tuzana igikorwa cyo kubaka greenhouse ariko dukoresheje ibikoresho twebwe twifitiye. Greenhouse zacu dukora greenhouse dukoresheje ibiti, ntabwo dukoresha ibyuma, dukoresha ibiti kugira ngo twebwe duhinge igihe cyose tutitaye ngo imvura igiye kugwa ntabwo turi busarure, cyangwa umuyaga umeze nabi ntabwo turi buhinge, cyangwa izuba ryabaye ryinshi. Bukaba ari muri ubwo buryo twebwe dutegura greenhouse zigiye zifite size zigiye zitandukanye. Nk'ubu iyi greenhouse mureba ifite metero 30 kuri metero 16. Tugakoreramo ubuhinzi bw'inyanya, ariko dushobora gukoramo n'ubuhinzi bwa pavuro cyangwa kokombure n'urusenda. Kuri iki gihe turimo turagerageza uburyo twajya duhinga urusenda mu greenhouse kugira ngo twongere umusaruro. Nk'uko uvuzemo SAIC, nanjye ndi kubona nambaye SAIC ariko sinzi ibyo ari byo. Ugiye kudusobanurira SAIC ni iki kuri iyi greenhouse? SAIC ikivuze kuri iyi greenhouse, SAIC twebwe turafatanya bikorwa hamwe n'abahinzi. Dufatanya n'umuhinzi, umuhinzi akaza twebwe tukamwubakira greenhouse dukoresheje ibiti, tukanayikurikirana management haba mu gutera, mu gusarura kugeza tugejeje ku mezi 6. Ubwo urugero mfate, niba inyanya duhinze zizamara amezi 7, urumva tuba twaramaze kwereka umuhinzi umusaruro yakuyemo mu mafaranga yashoye, noneho bikamworohera gukomeza gukora ibikorwa bye n'ikindi gihe uko yanzu yacu tugiye guhingamo ya greenhouse ntabwo izahita isaza. Okay, murakoze cyane. Nk'uko twageze aha ngaha, iyi farm manager agiye kutubwira imbogamizi, kuko niwe wayikurikiranye step by step kugeza ageze aha ngaha. Agiye kutubwira imbogamizi yahuye nazo kugira ngo iyi greenhouse bisa gutya na gutya. Imbogamizi nta zindi mbogamizi zirenze twaba twarahuye nazo, kuko ikintu cya mbere twebwe twitaho ni ukureba ngo ese niba tugiye kubaka greenhouse turayubaka ahantu hameze gute. Ni ukureba hari amazi, ubutaka bwo ntabwo dukenera ubutaka bwinshi kuko dukoresha ibihoho kugira ngo dukoreshe ubutaka buke kandi umusaruro uzaboneke ku buso buto. Ni muri ubwo buryo rero imbogamizi zacu nta zindi mbogamizi twabona zo kuturabanza tugasura tere yacu tukareba ese hari amazi. Niba hari amazi, ibindi dukoresha ibikoresho bisanzwe, ni ibiti, nete turazitumiza, ubundi tugakora greenhouse yujuje ubuziranenge. Bahinzi b'Abanyarwanda muri kumva yuko bitagoranye, nta bintu byinshi bisaba kandi umusaruro bari mwiza. Agiye kugenda twereka buri kintu hano uko kimeze, buri runyanya, buri step uko byagiye bigenda, ndetse na buri kintu cyubatse aha ngaha twereka ukuntu bimeze. Twagiye nk'uko bibona twahinduye location, twazana ari ibigega, ibintu by'imirasire ntabwo twe tuzi ibyo ari byo, ariko agiye kubanza tubwire mu magambo intambwe ku ntambwe ukuntu iyi greenhouse yagiye yubakwa, uburyo byagiye bigenda intambwe ku ntambwe. Tubwire. Murakoze cyane. Hano iyo tugiye kubaka greenhouse turabanza tugategura ubuhumbikiro cyangwa nursery kugira ngo tubone uko twubaka greenhouse twaramaze gutegura za ngemwe zacu. Mu buhumbikiro ingemwe zacu zimaramo, niba ari inyanya zimaramo iminsi 21, ariko kubaka greenhouse nk'iya metero 30 kuri 16 ntabwo yatwara iminsi irenze 15. Isaba rero ngo tubanze twubake ubuhumbikiro, duhumbike, none tuzarangize greenhouse
n'ingemwe zarabonetse duhita dushyira muri green house tugahinga. Ni muri ubwo buryo duturuka hariya muri nasari tugategura nasari, twarangiza tukabona kuza muri systeme ya irrigation tugategura amazi, kuko urunyanya rwacu rukenera amazi, turwuhira 2 ku munsi, mu gitondo na nimugoroba, kugira ngo ruhore rufite amazi ahagije, kandi tukuhira iminota 30, kuko dukoresha imirasire y'izuba, dukoresha pano izamura amazi hariya hepfo ikaza ikayashyira hano mu kigega, yamara kugira hano mu kigega dufite ahangaha water pump ikayapampinga agenda ajya kuri buri runyanya. Akaba ari muri ubwo buryo rero twebwe twita ku kintu cyo gukoresha itaka rike tugakoresha n'amazi make kandi ku gihe, kugira ngo tubone umusaruro uhagije. Yego, nkuko muri kutubona twageze mu yindi location, ntago ngenzi ngo ni ibiki gusa, agiye kudusobanurira utu tuntu turi kubona twose n'uduki. Murakoze. Ahangaha turi ni muri nasari. Aha niho dutegurira ingemwe zacu. Twebwe dufata ingemwe zacu, iyi ngiyi ni tray, hano itaka riba ririmo, tuzana itaka twaguze rya pitmos. Pitmos tugenda dushyiramo urugemwe ahangaha, twarangiza tugahumbika, tukajya tuziha amazi paka ushyiramo amazi ku buryo ubona yuko amazi hano hasi yagiye amanuka, kugira ngo umenye yuko rya taka ryawe cyangwa ya pitmos yawe ifitemo amazi ahagije, noneho bigatuma cya kindi wahumbitsemo kizamuka neza. Noneho iyo tumaze kuhumbika tuzitaho, urugero ni inyanya zacu zikamaramo iminsi 21, zamara iminsi 21 tukazivana ahangaha tukazijyana muri green house. Nko ku muntu utumva nk'ururimi rw'icyongereza se cyangwa udasobanukiwe ibintu by'ubuhinzi ariko ushaka kubyinjiramo, wamusobanurira pitmos ni iki? Pitmos ni itaka. Ubundi mbere abandi bahinzi, umuhinzi usanzwe ahumbika wenda n'ugucukura itaka hafi y'amazi, agahumbikamo, yarangiza akajya agenda yuhira buri munsi ku munsi. Ariko twebwe bakoze itaka ryiza ririmo nutrients zose, kuko ntabwo dufata rino taka ngo tugiye gushyiramo iyindi fumbire, ni ikintu gufata iri taka ryacu tukaza tugahumbikamo, noneho twarangiza tukajya wenda dutera imiti bitewe n'uko performance y'urunyanya rwacu ruri kuzamuka, kugira ngo tuzabone umusaruro muzima wo tujyana muri green house. Nkuko mwabyumvishe, pitmos ni itaka ririmo nutrients zose kugira ngo urunyanya ruzamuke rumeze neza. Alphonse, ndi kubona ibintu by'ibidomoro hano, sinzi ikintu bikora, numva nabyo wabitubwira tukabasha gusobanukirwa neza. Urakoze cyane. Mu byo ibi bidomoro twebwe birahangaha tubikoresha mu buryo bwo gutegura urunyanya rwiza rufite umwimerere kandi rufite uburemere, ruramba, rumara igihe kirekire, dukoresha ifumbire y'imborera twateguye. Iyo fumbire dutegura iba ari ifumbire y'amazi. Twebwe dufata nk'iki ngiki tugashyiramo product zigiye zitandukanye, noneho twarangiza tugashyira mu mufuka tukinikamo, cyane cyane twibanze kuri kimbazi. Twibanda kuri kimbazi, tugafata kimbazi tugashyiramo, twarangiza bikamaramo iminsi 5. Byamaramo iminsi 5 tukabona kubijyana ku nyanya, kugira ngo urunyanya rwacu rubone yaba nitrogen. Mu bindi twari dufite nitrogen ari hari, ariko dushakamo na za calcium kugira ngo dufashe rwa runyanya rwacu mu gihe cy'uruyange, mu gihe cyo gukomera kwarwo, tubone urunyanya rw'umwimerere twakoresheje iyi fumbire y'imborera twateguye y'amazi. Ubwo ifumbire y'imborera ni igenda ishyirwa muri utu tuntu? Oya, yo ntabwo ishyirwa mwahangaha, ahubwo ijyanwa mu nyanya mu gihe zimaze ukwezi zitewe, kugira ngo zibone intungamubiri zose zikeneye. Muri green house tuzitera hasi zimaze ukwezi, tumaze kuzitera nibwo dutangira gushyiraho iyi mborera yacu. Nkuko mwabyumvishe, iyi ni intambwe ya mbere ikorwa kugira ngo inyanya zigire umusaruro uhagije. Guma hamwe tugiye kwereka iyindi step ya kabiri, dukomeze step ya kabiri. Ini gice nanjye nari ntegereje byatari kwinjiramo hano nkareba ukuntu bimeze. Agiye kwanza tubwire ni iki tugiye gusangamo hano, ni iki biba biri ngombwa kugira ngo umuntu yinjiremo hano, kugira ngo tutagira ibyo twangiza. Urakoze cyane. Hano iyo tugeze kuri iyi green yacu, hano haba hariho umuryango, hafungwa, haba hafite security ihagije, noneho turinjira, twakinjira tukabanza
tugakaraba intoki dukoresheje imiti yabugenewe. Noneho hari n'udusimba tuba twaje dukurikiye umuntu, haba harimo imitego igenda idufata kugira ngo tutaza gukomezanya udusimba imbere. Ni karibu twinjire muri green. Batwe baduhaye karibu, twakarabye intoki nubwo mutari muri kubireba. Aka rero iyo winjiye muri green uhasanga uyu mutego. Aka ngaka kagufasha niba hari agasimba kaje kagukurikiye hejuru ku mutwe, gahita kaza hari akantu karimo imbere aha ngaha, gahita gafatwaho agasimba ka mbere kagasigara aha ngaha, tugahita dukomeza mbonye n'akandi ariko gasa nk'akana. Na hano iyo ukomeje, niyo hari agasimba katafashwe hariya, iyo kageze aha ngaha nako karafatwa, noneho hakaba sanitizer, ukabanza ugakaraba ku ntoki sanitizer, wamara gukaraba ku ntoki kugira ngo niba hari igihingwa uri bufateho utaza kugira indwara uhakwirakwiza. Warangiza hano haba hari undi muti, tugakandagira mu muti kugira ngo tugende dufite protection ihagije. Turi kwinjira muri greenhouse, inyanya muri kuzibona zirasa neza. Agiye kugenda atubwira ese ibi bintu byose turi kubona aha ngaha bifasha urunyanya. Turi kubona izi nyanya ari nziza kabisa, tubwire aso. Urakoze cyane nk'uko uri kureba izi nyanya zacu zimeze. Inyanya zacu zimeze neza. Ubu ngubu tuvugana amagingo aho zigeze uri kuzireba, zimaze amezi 2 n'iminsi 20. Zimaze amezi 2 n'iminsi 20 kandi aha ngaha zigeze twarasaruye. Ku mezi 2 mwatangiye gusarura? Ku mezi 2 n'igice twari butangiye gusarura. Ibintu birarya. Urabona iza mbere hano twarazisaruye, uko nawe uri kubona yuko aha ngaha iza mbere zarasaruwe. Ndabona izindi hano zarasaruwe. Izi ni izindi ziri gukomeza zigenda zikura. Ku mezi 2 n'igice urebye nk'aha ngaha uru runyanya rumwe, uri kubona yuko rumeze neza, kuko mu gihe zari zigize ukwezi twatangiye kuziha ya fumbire yacu y'imborera. Tutangiye kuzitera ifumbire y'imborera, tugenda dusukaho y'amazi, noneho bigazifasha kuba urunyanya rwacu rufite umwimerere mwiza, rukomeye. Nk'uko muzireba ni Montiriga. Montiriga rero ni urunyanya rumara igihe kirekire rusaruwe rutari rwangirika, bikarufasha rero mu gihe twakoresheje ifumbire yacu y'imborera n'ubundi kuba rukomeye, rumeze neza, runaryoshye mu kanwa. Iyi mifuka iri aha ngaha idufasha iki? Ese ibitaka bivangiyemo iki kugira ngo urunyanya rubone intungamubiri zose? Ibyo byose bituruka muri iyi mifuka, tubwire ibintu birimo. Urabona iki gihoho cyacu, iyo tugiye gutegura aho tuzatera urunyanya rwacu, dufata iki gihoho tugashyiramo ibiro 10 by'itaka. Twamara gushyiramo ibiro 10 by'itaka, tugafata n'ibiro 5 by'imborera, imborera iboze neza, tukabivanga tugashyiramo n'ishwagara mu gihe bwa butaka bwacu, kugira ngo twizere yuko ari ubutaka tugiye gukoresha bufite nutrients zihagije. Twarangiza tugafita dufata rwa runyanya rwacu tukarushyiramo. Twamara guteramo rwa runyanya, iyo zimaze mu gihe cy'ukwezi cyangwa iminsi 30, tuzana ya mborera yacu twateguye y'amazi, tugatangira kugenda dushyira kuri buri runyanya. Aha ni bwa buryo bwo gukoresha ubutaka buke, tugakoresha n'amazi make aringaniye, kuko amazi yagiye muri iki gihoho duhita tubasha kuyamanaginga, tugakupa mu gihe cy'iminota 30, kuko buri hano tiyo igiye ifite hakenge kagenda gaha amazi cya gihingwa cyacu. Bikadufasha noneho kubasha kumanaginga quantity y'amazi turi bukoresha, tukamanaginga ubutaka bwacu bukeye. None niba hari n'urunyanya rwagize ikibazo, niba ruri hano mu gihoho rukagira ikibazo, twebwe turaza tugahita dufata cya gihoho cyagize ikibazo, tukagiterura tukajya kukijugunya ahantu habugenewe, kugira ngo bitaza kwangiza izindi cyangwa rwanduze izindi nyanya ngenzi zazo. Birumvikana. Hama icyo gihoho ese kiba kivangiye n'izihe fumbire kugira ngo nyine iyi fumbire zifasha urunyanya kumera neza? Ni izihe fumbire ziba zivangiye muri icyo gihoho ndetse n'ubutaka? Aha ngaha twebwe icyo twibandaho cyane, icyo twibandaho ni ugukoresha guhinga inyanya z'umwimerere. Ifumbire twibandaho cyane ni ifumbire yacu dutegura dukoresheje kimbazi. Akari ifumbire dukoresha aha ngaha tugenda dusukaho buri gihe, tugenda dusimburanya iminsi, kuko nkuko nakubwiye ko tuyitegura mu gihe cy'iminsi 5. Inyanya zacu uko uri kuzireba ni inyanya zimeze neza.
nureba uru runyanya ukuntu rumeze, ubona ko ari urunyanya rumeze neza rushimishije kuko rwabonye ibirutunga bihagije. Kandi ibi ngibi bikaba ari step ya mbere kuko n'ubwa mbere tuzisaruye uri kubona uru rurabo rumwe rufiteho inyanya nibura 6 cyangwa 5. Uru runyanya rumwe rwabura amagarama 200. Ubwo urumva niba rufiteho inyanya 5 deja aka gati konyine aka ngaka gafite ikiro kuri izi nyanya zacu. Mu gihe uko amashami agenda yiyongera niko n'umusaruro w'inyanya zacu ugenda wiyongera bitewe n'ibyo twagiye tuziha uko zizamutse hano nuko zigenda zikomeza kuzamuka hejuru. Uko zizamuka niko tugenda tuzimanura kugira ngo zitaza kuremerwa no hejuru zikaba zakwangirika, ahubwo tugahita tuzizana hasi. Ubwo nuvuye ko muri makeya igiti kimwe kigira nk'ibiro bingahe? Igiti kimwe gishobora kugira hagati y'ibiro 15 cyangwa ibiro 10 bitewe n'uko twagiye tuzitaho. Mu gihe kingana gute? Mu gihe cy'amezi 7. Ubwo uvuga ko igiti kimwe gishobora gutanga ibiro 10 kuzamura mu mezi 7. Ni ibiro 10 kuzamura kuko ubu ngubu zifite amezi 2 n'iminsi 20, ntabwo zizuza amezi 4 kandi tugomba kuzisarura ntabwo zizuza amezi 3. 3 ntabwo ari yuzura kandi tugomba kuzisarura amezi 7. Dusarura 2 mu cyumweru kuko niba ubu ngubu ebyiri zihiye nuko ariko turi gutangira gusarura. Mu kwezi kuri imbere n'izi ngizi naho hariho izindi 2 zihiye, nanga haba hagiye hariho izindi 2 zihiye. Icyo gihe rero urumva turaza tugasarura izahiye kugira ngo izitari zashya nazo tuzireke zikure kuko niyo kuye izi ngizi zirakomeza zikure nazo zishye zitanga umusaruro. Yego, Alphonse arakoze. Ngewe ku buhinzi bw'inyanya hari ibintu njya numva ngo byitwa ibisambo, kuko turi ku nyanya batwereka ibisambo ni ibiki, ni ibihe, bikora iki ku nyanya? Ku nyanya ibyo twita ibisambo dushatse twahera kuri aya mababi ashaje. Aya mababi niba ashaje nayo twayafata nk'igisambo kuko ni ikiri kuza kubangamira runo runyanya ngo cyamaze gusaza, ahubwo tukuraho aya mababi ashaje noneho bigafasha za nutrients zawe kujya muri aya mababi zikaza mwa kino gitumbwe cyacu kigakura neza. Ariko ikindi twita igisambo cya nyacyo ni ishami rizamuka ku nyanya ridakenewe. Nk'ubu nk'aha hejuru nuko wenda ruri hejuru cyane, ibisambo tuba twaragerageje kujya tubikuraho cyane, ni amashami yandi aza ku runyanya n'ubu ugasanga rya shami rije ntabwo turikeneye ko ribangamira rya dukeneye rya principal, tugasigazaho ishami rimwe rikaba ryo rizatunga rwa runyanya. Ubwo igisambo icyo twita igisambo ni irindi shami rigenda riza ku mpande, ariko twebwe tuba twaragerageje byose kuyakuraho. Ibisambo byose n'iki ngiki ni igisambo. Iki ngiki aka gashami kaba kajeho kandi agashami aka gashami kaba kajeho tukita igisambo tugakuraho kugira ngo nk'aka ngaka nako urabona uyu ni umutwe n'uyu ukaba undi mutwe. Iki rero ni igisambo tugikuraho kugira ngo hakomeze hakure uyu mutwe wonyine. Bwe ni igisambo n'ishami ridakenewe ishami ridakenewe n'ibibabi byamaze gusaza, ibyo nibyo bisambo tugenda dukuraho. Alphonse arakoze, agiye kutubwira itandukaniro riri hagati yo guhinga inyanya bisanzwe no kuzihingira muri greenhouse. Ni irihe tandukaniro ririmo? Ni uwuhe musaruro bitanga? Ni iki bizafasha sosiyete nyarwanda? Urakoze cyane. Umusaruro bitanga nk'uko nawe hano wabirebye, inyanya zisanzwe zo hanze kuri open field ntabwo zamara amezi 5 zisarurwaho. Zishobora kumara ukwezi kumwe, amezi 2 bitewe n'uko wagiye uzitaho zikaba zirashaje. Ariko twebwe n'izi tuziteye zikaba zimaze amezi 2 n'igice. Dutangira gusarura kuzarinda zimaze amezi 7 bitewe n'uko tugisarura. Ese iyo musaruye inshuro imwe musarura nk'ibiro bingahe? Wenda imibare yoroshye, niba hariho runo runyanya uru rukaba rupima amagarama 200. Hano muri green yacu ifite metero 16 kuri 30, hateyemo inyanya 2000. Niba hateyemo inyanya 2000 urahita wumva quantité dusaruramo, kuko niba dusaruyeho rumwe uru rwahiye rwonyine tukarwo dusarura rukaba rufite amagarama 200. Kandi twashaka tuhere ko rufite amagarama 100, na rufite amagarama 200 tugasarura ku biti 2000, urumva deja dusarura ibiro 400. Niba dusarura ibiro 400 rero tubisaruye mu gihe twasaruye rimwe, nitwasarura 2 mu cyumweru dufite ibiro 800 tuzasarura. Ikiro cyacu cy'inyanya bitewe n'umwimerere w'izi nyanya tuba dufite.
ntabwo ikiro cyacu cy'inyanya tuzigurisha nk'uko hariya ku isoko izindi zigurwa. Izindi zo ku isoko ushobora gusanga ziri kugura wenda 800, ariko twebwe bitewe n'uko ziramba zimara igihe kirekire zikagura 1000 cyangwa 500 biterwa n'uko isoko rigiye rihagaze. Tumaje kumva uko izi nyanya zigura ku isoko, tumaje kumva n'umusaruro wazo. Giye kubaza Alphonse, ese umuturage wese yakisanga ari gufata kuri izi nyanya? Umuturage wese izi nyanya yazisangamo, kuko ibyo dukoresha ni ukugira ngo twebwe twirinde bya bibazo byo kuvuga ngo ikirere, imvura yaguye ngo ntabwo inyanya zacu ziri bukure neza cyangwa ziragira ikibazo bitewe na yamvura, cyangwa mu gihe cy'imvura turi buhinge. Twebwe niba dukoze greenhouse tugakoresha ibiti, uri kubona ibi ni ibiti, ni ibiti umuntu yifitiye, nta nubwo dukoresha ibiti byinshi, dukoresha ibiti bike. Nk'ubu nureba metero 30 kuri 16, ibiti byonyine bishinzemo buri murongo ugiye ufite ibiti 11. Umva hashinze ibiti 55. Metero 16 kuri 30, ibiti 55 ni ibiti bike nawe mu gashyamba kawe gato ufite wakuramo bya biti ukaza ugashinga greenhouse. Ikindi kintu dusabwa ni aya matiyo yonyine. Ibihoho ni ibisanzwe, nk'ubu dukoresha ibi bihoho, ariko hari ibindi bihoho tugiye kujya dukoresha bikoze mu birere by'insina, bizajya bimara niba urunyanya rwacu rushaje na cya gihoho kikaba gishaje. Alphonse arakoze, tugiye kuba dusoje ahangaha, tugiye kuganira n'abandi. Yakoze cyane kutwereka uko izi nyanya zose zikorwa ndetse n'umusaruro wazo muri rusange. Tugiye kugenda kureba abandi bantu bagenda batuganiriza uburyo bagenda bakoraho muri izi nyanya intambwe ku ntambwe. Kuko mubibona hano turi kumwe n'undi muntu, ntabwo twamenya amazina ye, ntabwo twamenya ngo akora iki muri greenhouse. Tugiye kumwakira nawe twibwire. Murakoze kuri Agrimedia TV. Murakoze cyane, nitwa Twagiramungu Vincent, ndi umuyobozi wa Gahozo Farm Investment. Uyu niwe muyobozi w'iyi greenhouse twatembereye mwabonye hano. Tugiye kubaza ibibazo bike mu byo ngiye mfite amatsiko. Ni izihe mbogamizi mwahuye nazo muri kubaka iyi greenhouse, ko twabonye ari instruction nini? Murakoze. Y'abantu bari gukora igikorwa icyo ari cyose kijyanye n'ubwubatsi cyangwa cy'umushinga, bagira imbogamizi imbere ya byose y'ubushobozi, amafaranga n'ibikoresho. Muri ibyo byose rero imbogamizi yabayemo izi materiyeri ziba zikenera amafaranga, ari ibiti, ari supanete mwabonye ngaha. Ibyo byose rero nibyo byakabaye ari imbogamizi, ariko ntibyabaye imbogamizi uko mwasanze byarakemutse, ko twagize ubufatanye n'ababyubaka. Murambona sinabasha kubaka Saiki nk'umufatanyabikorwa yatufashije kutwubakira iyi greenhouse ku giciro runaka. Muri make nta mbogamizi dufite kugeza ubu ngubu, kubera ko amazi ari hano hafi murayabona, inyanya zacu murabona zimeze neza. Mu ncamake imbogamizi ni kuba twagira izirenze imwe kugira ngo tubashe gusarura byinshi. Yego, bavuga ko mu mbogamizi mwe mufite Saiki yabigize muri aho kugira ngo byorohe. Yego, Saiki yigiramo uruhare mu bijyanye n'imyubakire, ariko nk'umuhinzi muracyabibona namwe ko ari greenhouse imwe. Dufite intego yo kugira ngo tugire greenhouse irenze imwe. Iyo iracyari imbogamizi kuri twebwe, kuko turashaka gutanga umusaruro mwinshi, kuko ku isoko abakenera ibicuruzwa ni benshi, ariko ibicuruzwa dufite ahangaha murabona ko ari bikeya. Yego, nk'uko twabonye iyi greenhouse ni nini kandi irimo inyanya nyinshi. Navuga ngo ku isoko biba bihagaze gute ugereranyije n'inyanya zahingiwe kuri open field zitahingiwe kuri greenhouse? Ibijyanye n'isoko ryo birahindagurika bijyanye n'igihe zeze. Hari abahinga nyine nk'uko mwabivugaga hanze imusozi, hari n'abahinga mu nzu. Abahinga imusozi inyanya zabo zimara igihe kimwe kingana n'ukwezi zikaba zirahunduye. Ahangaha rero mureba dushobora gusarura igihe kirenze amezi 3. Bivuze ngo rero sinshobora kuza kugereranya umusaruro wo hanze, naho amakuru urayumva neza ko ibyo byose ziri muri greenhouse arizo zishobora kumara igihe kinini, kandi murabona ko zifite ibitungo byiza. Iyo zitaweho rero ntago habamo byabyonnyi bishobora kuzangiza, ariko ku gasozi haba hari amahirwe menshi yuko ibyonnyi bishobora kuzangiza hatagize uzitaho. Igiciro rero tugurisha bitewe n'igihari. Kugeza uyu munsi bisaha igiciro kiro amafaranga 1000. Yego, turashaka utubwire isoko ry'izi nyanya rimeze gute, nyine mushobora kuba mwadipotinga hanze se cyangwa mucuruza mu Rwanda gusa? Kugeza uyu munsi igitekerezo dufite ni ugucuruza hanze y'igihugu ndetse na hano mu gihugu. Ariko bijyanye n'uyu musaruro ahangaha mubona
uyu munsi turimo turawugaburira abantu bari muri aka karere ka Nyamata, twakabya tukagera no mu karere ka Kicukiro wenda na Nyarugenge. Ariko kugeza uyu munsi igitekerezo cya investment Agahozo ni ugucuruza hanze y'iki gihugu cyacu, cyane ko twabonye abashoramari barimo bifuza ko twakorana nabo. Yego. Ubwo bivuye ko mubonye isoko ryagutse, mwanakagura ibikorwa bikaba byinshi, mukajya mugaburira ahantu hanini. Yego, nibyo ni nayo ntego y'Agahozo, twifuza kugaburira abaturage bacu ndetse tukagaburira n'abanyamahanga.